Bakunzi ba David TV rero, David TV ya mbere n'iya kabiri, mugire amahoro. Muri uyu mwanya rero tugarutse hano kuri David TV nk'uko nabibabwiye nimbo turafite umwanya wo kugenda dukora ibiganiro bitandukanye. Hari abibazaga ahantu wabaga, abantu bafite kumenya ahantu wabaga. Wabwira iki umukunzi wavuze ko nakwirukanye, wamubwira iki? Ikintu cya mbere namubwira, ndi umugore washatse nzi icyo nshaka, kandi ndi umugore wubatse ntaje gukina. Abantu b'abana bakinira mu rugo nibo bahukana buri kanya. Mubwire ngo niyo haba habayeho gukubitwa, ntabwo byampagurutsa mu rugo ngo nirukanke. Hahukana umuntu utagira ubwenge, kandi umuntu wahukana ntabwo Imana imwishimira. Ahubwo ikintu kiba cyiza, iyo mu rugo habonetse ikibazo, mujya mu cyumba mugacoca ikibazo. Ntabwo wirukanka, kwirukanka si umuti. Iyo wirukanse uba uhaye urwaho babandi. Ako se byarabaye? Babandi bakanuye amaso. Byarabaye, mbese kubimbaza ntabwo twabanaga. Okay, urakoze cyane. Ngiye tuba turi kumwe igihe cyose mba nkubona. Ubwo rero nagira ngo mare amatsiko wa undi wavuga ko David nirukanye umugore, ntabwo nigeze mwirukana. Rwose umugore wanjye ari hano. Ubundi hasigaye rero ubunyitaho, undi mwanya ukaba wagiye mu masengesho, ni iby'agaciro, kandi no gusenga ni ibya mbere. Nicyo nkundira Imana buriya. Iyo umwe ari gusenga undi nawe akajya mu bindi akabwira abanyarwanda ibitagenda neza, nabyo ni iby'agaciro. Siko bimeze? Yego. Hari umuntu rero uba wibwira ko wenda ubwo umuntu atari kugaragara kuri kamera akumva ko yagiranye n'undi ikibazo. Wamusezeranye iki? Abantu rero, abantu bariya b'abapagani, bariya bajya mu bapfumu n'ibindi, iyo umugabo agiye, umugore asigara agize ati, hari aho asigara apfukamye, niba ari babyita ngo ni uguhena ntumbaze. Ariko nanjye nahisemo kugira gute, kujya ku rugamba rw'amasengesho kugira ngo ngire gute, ntabaza Imana idutabare. Kubera ko twese tugiye mu nzira imwe tukajyana mu nzira imwe, tugakomeza turebye ahantu hamwe, ntabwo twazamenya ibiduturutse inyuma. Ariko ubu uko bisa, uko bigaragara, nabaye isikoti. Ubwo ntiwaba waragiye ku rugamba ntitubimenye, ukaba uri ku rugamba nk'uko wakabivuze uti nanjye ndambaye ndagiye? Oya, urugamba ntabwo ndajyayo. Ntabwo ndajyaho, ahubwo urwo ndiho ni urw'amasengesho. Ngomba gutaka Imana ikadutabara, kandi ntabwo ntakira umuntu umwe, ndatakira abanyarwanda muri rusange. Imana yo mu ijuru irengera abanyarwanda baba batazi iyo biva n'iyo bijya, bakabona ibintu gusa birimo bibagwaho. Imana yo mu ijuru nibarengere. Aho ababyikururiye bazi uko byaje n'uko byagize gute, Imana nishaka izabakubure, ibyo nta kibazo. Ariko guhora ni ukwayo, ngo murabikora nk'abihorera, mukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko nzabishyira ku mugaragaro byose uko bingana. Imana rero iri hafi kuza gushyira ku mugaragaro ibyo abantu bagize gute, bahishe, bakorera mu bwihisho, bya bindi by'amabanga. ukaniga mugenzi wawe yo hirya ntihagire ukubona. Ariko nshuti yanjye, nufata mu ijosi rya mugenzi wawe ukajya kumuniga, ujye wibuka ko ijisho ry'Imana rikureba, kandi rirakaze. Ijisho ry'Imana rirakaze. Urakoze cyane. Hari ibintu byinshi bimaze iminsi bitambuka, mwebwe mutaba muri hafi yacu ngo mumenye ibiriho. Hari icyavuzwe gikomeye cyane, ndetse cyanatumye n'isi muri rusange ihungabana, n'abanyarwanda benshi batari bazi ikintu barahumuka. Hari igihugu cya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuvuga ko kigomba kurwana na leta y'u Rwanda kubera ko ari agatsiko. Ibi bintu mubivugaho iki? Ibyo bintu ni ibya Kongo nyine, kuko ntabwo ndi bwinjire mu bya Kongo. Kongo n'ibyayo n'ibyo iri gutegura. Ahubwo se wabona ariyo nzira Imana igiye gushyiraho kugira ngo abanyarwanda twambuke. Izabikore uko yabiteguye, ntabwo ndi kuyibuza pe, kubera ko iyo umuntu
yaje kugushotora akagusanga mu rugo rwawe burya uritabara. Bazaba bakoze icyo bita kwitabara. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane, hari inama zabaye zitandukanye mu biyaga bigari, harimo ibihugu bigera kuri bingahe biraterana biravuga ati reka dushakire umutekano Kongo, barangije bashyiraho igihe ntarengwa bavuga bati M23 igomba kurambika intwaro igasubira aho yavuye, bitaba ibyo bakayirwanya ndetse n'igihugu cyayicumbikira icyo ari cyo cyose nacyo bakakirwanya. Ibi bintu iyo mubyumvishe mu bitekereza mute nk'aho muri gusenga? Ibyo bintu nyine iyo umuntu abyumvise uretse gutabaza Imana, ariko M23 abantu benshi, amajwi menshi, abantu baravuga ngo ni u Rwanda rwateye Kongo. Rero niba u Rwanda koko rwarashize isoni rugahaguruka mu gihugu cyabo bakarenga imipaka bakajya mu gihugu cy'abandi, bararengereye, bakwiye guhanwa. Uretse n'amategeko yabahana, na nyir'uguterwa afite uburenganzira bwo kugira gute, bwo kubitura ibyo bamukoreye. Urakoze cyane. Hari ikiganiro nigeze nkora mu kwezi kwa gatanu, ndumva mwari mutarangeraho, ndavuga nti mu Rwanda, mu burengerazuba bw'u Rwanda hagiye kuba jenoside, no mu burasirazuba bwa Kongo hagiye kuba jenoside, sibyo? Kimwe kigashinja ikindi ko hari ikiri kwica abaturage, ikindi nacyo kigashinja ikindi ko hari abari kwica abaturage. None bimaze kugaragara ko u Rwanda rwambutse rugenda rujya muri Kongo rwica abaturage bo muri Kongo, aribo bitwa aba M23. Ibi bintu nibwo bwa mbere byumvishije? Ibyo kubyumva ndabyumva, ariko niba barambutse bakaba bababona, banakoze jenoside kuko harimo nabo bafashe, barabafata, ubu barabafite. Yaba byashobokaga abo bafashwe bagahanwa ku giti cyabo bitageze ku banyarwanda bose, ariko nanone ntabwo bizakunda kuko bafite ababatumye. Iyo so agutumye ngo jya kurwana kwa runaka, ukagerayo wa wundi akakwica, agaruka n'iwanyu kuko yahamenye. Ubwo rero niba barabafashe bakamenya koko ko ari abanyarwanda, bagahindukirana bakaza hehe mu Rwanda, urwishigishiye ararusoma. Munyarwanda wahamagaye icyo kintu usome ntumve. Urakoze cyane, uragira uti urwishigishiye ararusoma. Banyarwanda, banyarwandakazi, rero ni ibyo wari waravuze ko umugore yabuze cyangwa tudafatanije mu rugendo, turi kumwe mu rugendo, ahubwo abari imbere y'Imana ari no gusenga, byose birakenewe kandi ni ukuri umuhate Nyagasani yabashyizemo muwukomeze. Bakunzi ba David TV rero n'abakunzi ba David TV ya kabiri, mukomere, ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi igihe nk'iki tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko mugire icyumweru cyiza cyane cyane abakristo basenga. Imana y'amahoro ibaha umugisha, naho mu bindi biganiro turi gukomeza kugenda tubategurira, gusa ntimwibagirwe gukanda kuri ya nomero, ni 0782 886 395. Noheli irakenewe, Pasika ubunani burakenewe rwose. Ibyo byose ndabifurije, natwe mu bitugezeho cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha, naho mu bindi biganiro. Bye.